uri Imana yumva gusenga, uri giti cy'inganzamarumbo, uri sambi itarumba. Yes. Takuta ya zobe stase de sasumene gray. Uhamagaye imbaraga z'Imana mu iteraniro. Dusengeye umugaragu wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe, rikavuga bwirijwe nawe, imbaraga z'umwuka zimubeho, mavuta y'Imana mubeho cyane. Turaheza imbaraga za Satani, turakubita hasi zitavuga Imana, mwuka w'Imana mubeho cyane, tugukomera amashyi tugushima ko Imana iri kumwe nawe. Amen. Kadusoma ijambo ry'Imana, igitabo cya Yosuwa ibice 6. Turasoma umurongo wa mbere no wa kabiri. Yosuwa ibice 6 umurongo wa mbere no wa kabiri. Iyi mikrofone bayitunganye neza kuko agiye kuba ibintu bikomeye. Ndashaka ko kirere kimera neza cyane. Amen. Amen. Kubera ko ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana, ntago tugendahenda abantu kumva, ahubwo iyo ubona abantu batumva ureba bumva akaba ari bo wegera. Ntago ikibazo ari ubwinshi bw'abantu, kuko Yesu yigishije abantu 12 isi irahinduka. So rero wowe mbwirira umuntu kwegera umubwire ngo hano birwanaho. Amen. Yes. Reka dusome Yosuwa ibice 6, dusoma umurongo waho wa mbere no wa kabiri. Aranditse ngo Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Amen. Ibyahishuwe ibice 3, turasoma umurongo waho wa 7. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo waho wa 7. Dusome mu izina rya Yesu. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti, uwera kandi ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga ya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore shize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Nitwa Sugira Steven, nababwiye ko mbarizwa muri ADPR, umurimo nkoranganira ijambo ry'Imana. Nyuma ndi ingaragu y'abantu bose mubona twazanye n'inshuti zanjye. Amen. Reka ndeba abantu basanzwe banzi, uretse abo twazanye, abantu basanzwe banzi bagire gutyo ndebe. Ni bakeye. Ubundi kugira ngo umuntu afashwe n'ibyo Imana iba yampaye, akora ibintu 3. Icyambere arandeba. Amen. Icya kabiri ntega amatwi. Icya gatatu akora icyo musabye gukora kugira ngo umenye niba nyumva. Kuko ndamutse nkubwiye gukora ikintu ntugikore, birasobanuye ngo nibyo ndi kuvuga nturi kubyumva. Ibyo bintu 3 murabintiza mu isaha imwe mfite. Fatira umuntu w'iburyo n'ibumoso umubwire ngo mfite amatsiko yo kureba ibintu Imana igiye gukora muri iri teraniro. Bwana sifiwe. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, Anita. Inyuma yawe hari zishinzwe. Niba wumva ari isezerano ryawe turafatanya, ubwo ni ubuhanuzi. Zoherejwe n'Imana ngo byiyatureho urengana. Inyuma yawe hari zishinzwe kukurwanya.
ngo inyuma yanjye hari ingabo zigiye kurwanira inyuma hari ijambo Imana yakize ku mutima ntarageraho dufite intashyo abantu benshi barabizi ko turi hano batubwiye ngo tubasuhuze nimwakire intashyo Yesu. Amen. Amen. Oya haleluya. Amen. Cyane haleluya. Amen. Ariko sa nushiramo sebeni cyangwa igisirimba nabonye ari byo bishobora kuza kujyana sibyo? Shiramo gatoya turebe. Ahubwo umuntu dukurikiza n'amagambo y'ababi Nahagarare mu nzira ahubwo umuntu witeka atabaraho gukira zamuka gasa umuntu n'ubona ateze kugunga hano n'umuvuma nta muvumo wamufata mukavana umuntu ujya muvuga nabi nubona umuntu muri kumwe atabyumva neza ndaguha uburenganzira uhaguruke. Haleluya. Oya ntabwo muri wamunyikiriza duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Ongera ucuranga gatoya. Biraza kwemera katubanza twiga ijambo ry'Imana. Amen. Ariko reka ndeba abantu bakunda ijambo ry'Imana bambwiye ngo hano hitwa ishanga ryera nibyo Imana icyubahiro. Haleluya. Oya ntabwo ndabumva. Ubundi ndashaka kubabwira ihame ryobora amasengesho. Ubundi umuntu agiye gusenga aba yadekaraye intambara kuri Satani, aba yabwiye Satani ngo ndi tayari Imana yanjye naje ngusanze mu bwami bwawe ndaguteye. Rero iyo umuntu ari we wateye agomba kubaza ibintu bibiri. Cya mbere agomba kumenya imiterere y'intambara, icya kabiri agomba kumenya aho arwanira, icya gatatu agomba kumenya imbaraga z'uwo barwana kugira ngo amenye imbunda yamurasa. Haleluya. Imana yampaye ijambo. Ubundi maze igihe ndi kwigisha ibintu biremereyemo, ariko ngeze hano numva mpawe ijambo rivuga ngo nta winjira nta nusohoka Imana ikugabije Yeriko. Nje tuganire. Nimbona mutanyumva ndabwira pastor wantumeye na Frodis twazanye barahagije. Abo turi kumwe bagira gutyo. So ubundi bwo ngiye kubibwirira ibintu bijyanye n'amakuru muraza kumva ndi gusoza. Abantu bakunda ijambo ry'Imana nibo bari bunyumve. Imana yahamagaye umugabo witwa Aburahamu murabizi. Iramubwira ngo haguruka uve muri Uriya Bakarudayi, Itangiriro 12 ujye mu gihugu nzakwereka. Imubwira ibintu birindwi. Icya mbere nzaguhindura ubwoko bukomeye. Kabiri nzaguha umugisha. Gatatu uzaba umugisha. Kane nzabana nawe aho uzajya hose. Gatanu ubura amaso ubari inyenyeri, ni ku rubyaro rwawe ruzanga.
gatandatu jya ku nyanja ubare umusenyi niko amahanga yo mu isi yose azagukomokaho. ijambo rya karindwi iramubwira ngo ndi kumwe nawe iminsi yose kugira ngo mbisohoze. Aburahamu arahaguruka, Bibiliya ivuga ngo agenda ameze nk'utazi yajya, yerekeza mu gihugu cy'i Kanani. Afite imyaka 100, Imana imuha umwana witwa Isaka. Isaka ashaka umugore witwa Rebeka, abyara abana babiri. Abyara uwitwa Esau nande Yakobo. Ashaje ahamagara abana be kugira ngo abaheshe umugisha wa se. Ndashaka kwibutsa abantu badukurikiye ko hari ibintu Imana ibabwira mutazabona bizabonwa n'ababakomokaho. Murabizi ibyo ngibyo? Hari igihe umuntu apfa bakavuga ngo n'amasezerano yari afite. Ntabwo amasezerano apfa, ahubwo akomereza ku ruhererekane rw'ibihe. Kubera ko Imana ari nyiribihe, hari igihe isanga mu myaka 5 iri imbere ushobora kugwa, kandi ikirinda n'ubugingo kugira ngo butagwa, hanyuma ikagucyura mbere, ariko icyo yavuze kigaragara gikora utagihari. Ndabona mubaye nk'abagira ubwoba, bwira umuntu ko yagira umubwire ngo buretse gupfa ubanza ubona ibyo Imana yavuze. Ahantu bari babivuyemo bari babisakarabaye. Igihe kiza kugera ahamagara abana be ngo baheshe umugisha. Hanyuma nyina wa Yakobo kubera ko yamukundaga amenya ko se hari igikorwa ari bukore, aramuhamagara. Arabwira Yakobo, aramubwira ngo genda utunganye ibyo kurya byiza, ushire so umugaburire, hanyuma guhesha umugisha, kuko Esau yari yagiye guhiga, kandi ubikore vuba umutange. Hano harimo ibintu bibiri ugomba kumenya. Icyambere, fata mu kiganza cy'umuntu kwegereye, ndabigisha nk'abantu b'abanyamasengesho. Fata mu kiganza umubwire ngo nta mugisha w'ubusa ubaho. Abantu bajya ku musozi, Mana mu mugisha, Mana mu mugisha, Mana mu mugisha, ubutayu i Kampala, Isiraheli, Inyamata, i Kigali aho tuvuye, Mana mu mugisha, Mana mu mugisha, Mana mu mugisha. Umugisha ntabwo bawusaba gusa, barawukorera n'amahame. Ntushobora kubona umugisha utatanze ikizana umugisha. Gusenga cyane ntabwo bizana umugisha, bizana amavuta. Murangurikiye? Gusenga cyane ntabwo bizana amafaranga, bizana amavuta. Ushobora kuzuzwa ariko ukabura. Ushobora kuzuzwa cyane uganira n'abantu bigasohora, ariko bakakwirukana mu nzu. Kubera iki? Nta mahame ufite mu buzima bwawe. Niyo mpamvu dukwiye kwiga ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo nitumenye ukuri, kuri kuzatubatura, kandi tuzaba tubatuwe by'ukuri. Aragenda ngo akora ibyo yendaga gukora, araza bizanira Isaka. Isaka ngo aryohewe, amuhesha umugisha. Esau haziye, nibuke ko nyina yari yamubwiye ngo vuba. Impamvu abantu basubizwa batinda gukora ubushake bw'Imana. Mana ikamubwira ngo kora iki, ariko Mana mbikore. Mana nzabikora ku wa 4 utaha. Urimo urakererwa, kandi wari ukwiye guprofita ari amahirwe. Esau haziye asanga ibintu byamaze gukorwa. Abwira se ngo nanjye mpesha umugisha, aramubwira ati byarangiye kare. Umugisha nawe utanze ntawe nsigaranye. Ngo ararira, ashaka kwica Yakobo. Yakobo ngo agenda ahunze. Ubwo nanyuzaho hose kugira ngo nze kugera mu ijambo Imana yampaye. Arahunga ajya mu gihugu cyarimo nyirarume witwaga Labani. Ari mu nzira agenda, aza kurara ahantu hitwa Luzi. Bwari bwije ngo abona nta cyerekezo. Mbwira umuntu ko yagira umubwire ngo nubwo ubuzima bwawe budafite icyerekezo, anigiye kubuha icyerekezo. Aphrodis warabibabwiye ko ndi umuhanuzi? Warabibabwiye? Aphrodis sinzi niba mbwira umuntu ko yagira umubwire uti sugira no umuhanuzi. Ni ijambo nkubwira ujye yakira. Haleluya! Nimubwira ijambo urgiye tureho kandi rirakubaho mu izina rya Yesu. Mumbwirire ngo uyu munsi uratahana icyerekezo mu izina rya Yesu. Wari umaze igihe ubona nta nzira, wari umaze igihe ubona bitashoboka. Haleluya! Yakobo ngo yaragiye ariko atazi yaje. Hari abantu babaho mu buzima bagahera mu kwa mbere bagenda ariko batazi iyo baje. Mu kwa kabiri utamubaza ngo urajyahe, uravaye urajyahe, nukugenda gusa. Mbega n'ubuzima budafite icyerekezo. Ngweze kugera hano araharara ngo abonye yuko abaye wenyine ngo yisegura ibuye. Petero yarabishuriwe, aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, nimumwegere, ni wowe yarizima ryazwa n'abantu, ariko ku Mana byaratoranijwe bihinduka irikomeza imfuruka.
baswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ngo ariko Kristo niwe buye rikomeza imfuruka ngo yisegura ibuye. Abasobanura ibya Bibiliya baravuga ngo iryo buye ryari Kristo, ngo aryamye ararota. Bariza umuntu kwagira umubwire ngo ufite izihe nzozi. Donc abantu babaho uzajya kumva umuntu arimo aragukanga, ndi mu mugambi w'Imana, hari Imana yatuvuzeho, ngewe ndashinganye. Hari ibimenyetso bitatu bigaragaza umuntu uzarama, umuntu uzajya kure. Hari abantu bajya basoma Bibiliya umuntu akakubwira ukumva arimo aragutera ubwoba ngo sinzapfa nzarama, ariko ntasobanura impamvu. Ntabwo ari ukubaho gusuraho. Dawidi yavuze impamvu, cyaravuze ngo sinzapfa nzarama kugira ngo nukuvuga ngo ubundi nagapfuye, ariko ikimbujije gupfa nuko ari gahunda. Asifiwe Yesu. Ariko abinyuma haleluya, kugira ngo nekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Muri gahunda nyinshi ugira ujye wongeramo n'iz'Imana. Hari ibintu bitatu bigaragaza umuntu uri mu mugambi w'Imana cyangwa uzarama. Icyambere nuko asimbuka impfu nyinshi. Abantu basimbutse ipfu bampera Imana amashini n'impundu byinshi cyane. Hallelujah. Satani amenya icyo uzaba cyo utarabaco, agashaka ko kwica ngo utabaco, Imana ikakurinda ngo uzabeco. Ndumva ikirere gitangiye kuba. Ariko abantu basimbutse impfu zirenze rumwe bahagurutse bagata. Yaratwimanye Yesu icumi ibihumbi n'ibihumbi ibanga kandi isibanga kwisi yaratwimanye bari mu mamodoka agakora impanuka. Kandi sibanga ndashaka abantu basimbutse urupfu rurenze rumwe. Donc pastor hari ukuntu umuntu asuzanya n'urupfu akabona arirwo bakanavugana. Dawidi ngo yegeze ahura narwo mu gitondo ararubaza ngo urashaka iki hano? Ruramuga ngo narinje kugutwara ati wanyibesheho. Injira mu nzara arambara arifunga araza ararubwira ngo umva gahunda zanjye ukuntu ziteye, ntuzirwongera kutigihe sinzapfa nzarama. Juri chambe. Amen. Cyakabiri kigaragaza umuntu uri mu mugambi w'Imana no kurwanywa cyane ariko agatsinda. Nubona mu buzima bwawe nta ntambara zirimo ujye umenya ko ntacyo twaye Satani. Nubona ufite intambara mu buzima bwawe, abantu barenze umwe bakubonera umwanya. Muri uyu mujyi wa Nyamata uri gutera imbere cyane, ukabona abantu baraguhagurukiye barenze umwe bafite ingo, ujye unyura ahantu wigurire soda. Kubera ko abantu bakurwanya kubera impamvu ebyiri. Ya mbere nuko baba babona ugiye gushobora ibyo bananiwe, bagashaka ko nawe ubinanirwa ngo musangire ikimwaro. Icya kabiri nuko iyo Yesu yavutse inyenyeri iraka, Herode agahagarika umutima. Wateye haleluya. Abantu bakurwanya nuko bagutinya. Cyagata kigaragaza umuntu uri mu mugambi w'Imana azamuka mu ntera uko bukeye nuko bwije. Abantu babishaka batabishaka, babyemeye batabyemeye, bagukunze cyangwa bakwanze, Imana idukura mu bwiza itujyana mu bundi bwiza.
bakakwanga kuwa mbere kuwa kabiri ukabona promosiyo, bakakurwanya wiga muri primaire ukajya secondaire, bakakurwanya uririmba muri korali ejo ugashaka bareba. Kubera iki? Yaduhamagaye niyo kwizerwa no kubikora. Amen. Kozi Imana gatwaza mukomera amashini inshuti yanjye. Yes. Turi ku ijambo rivuga ngo nta winjira nta nusohoka, Imana ikugabije Yeriko. Ngo yisegura ibuye abona baye wenyine. Wagiye kubona ngo abona abamarayika bamanuka n'abandi bazamuka, ngo amenya yuko yaraye ku marembo y'ijuru. Ngo abwira Imana ngo nundindira mu gihugu ngiyemo ukajyuma ibintu bibiri, ibyo kurya n'ibyo kwambara, ukazangarura kwa data amahoro. Aha hantu naraye nzahakubakira inzu. Ngo hashinga nibuye kugira ngo Imana ibone ko ari serious. Ubundi ushaka gucokoza Imana ukora ibyayo ukayirekera ibyawe. Kuko bakora ko ari inyangamugayo, yanga guseba. Ubundi byari byoroshye ko basaduraka bapfa bakajya mu ijuru, ariko bayiteze umutego ukaze. Uzi ukuntu babwiye Nebukadinezari? Baramubwiye ngo Imana dukorera ibasha, turabizi ko ibashije, ariko ijya yemera no kutabikora ariko itabinaniwe. Donc ibikora sava ariko nitabikora. Umva mubwira ijambo ry'ubwenge, dukunda Yesu najya mu byawe sava, natabijyamo tujya mu bye. Ntabwo uryumvise? Ndavuze ngo dukunda Yesu, ibyawe nabijyamo sava, natabijyamo wowe jya mu bye. N'abazagera bagira isoni avuga ngo umuntu wagumye mu byanjye nanjye ngiye mu bye. Baravuze ngo naho itadukiza ntabwo twaramye igishushanyo. Mu ijuru hahita haba inama yo kubagaho. Ubundi mpamvu mu ijuru bajya bakora ibintu mu mwanya mutoya ni uko guverinoma ikozwe n'abantu bake. Ni Imana, Umwana n'Umwuka Wera, kandi ibyo byigize umuntu umwe. Ni ubumwe butagatifu. Guverinoma mu ijuru igizwe n'ibyiciro 7 gusa. Hakaza umutwe witwa ibizima n'abakuru. Ngo nibibaye gatatu hakaza abaserafi n'abakerubi, hakaza ibizima n'abakuru. Biba byoroshye. Sigatanu gusa. Bigahita byuza bikaba 7. Wabiteranya bikaba 5. Urumva gufata icyemezo cy'abantu 7 bana bikora ku rubuga ni ibintu byoroshye. Hejuru hahita haba inama. Hejuru haba inama yo kubagaho. Baravuga ngo aba bahungu baduhagararije batuvuze neza bingana kuriya, reka dushaka ukuntu tubaranja. Ndagira ngo kuri uyu wa kane Imana ikwaranje. Kora ku bantu 3 urabwira ngo uyu munsi Imana iranyaranja. Uburyo yabikora amasimbizi aho yaca simazi, ariko icozi cyo sinzi uko bigenza, sinzi nuko ubikora, icozi igutegetse biratunda. Nijuru habaye inama. Ntabwo nari mara, ariko reka mbabwire ukuntu mbitekereza, reka mbihishurirwe. Asifiwe. Imana yahamagaye muri bya bizimira babwira ngo dore barimo barenyegeza itanura inshuro 7. Niki cyakorwa vuba ngo dutabare bari abantu? Umwe mu bakorera aravuga ati nakoresha nk'iminota 40. Imana iramubwira ngo icara wasanga bahiye. Tujya mu bizima. Wowe wakoresha ngati nge nka 35. Ati nawe icara baba bahiye. Bajya mu bakaruba 25 n'abarokora. Ati wasanga imyenda imaze gusha. Bajya mu basarafi ati nakoresha 15. Ati wasanga umwotsi ubanukaho. Petro ashaka gukora ibintu bishitse. Haguruka intare yo mu muryango wa Yuda abwira Imana ngo wifunika. Oya, cyawe ntabwo bisaba kujyayo kubera ko mbera hose. Wahagurutse ugatera haleluya. Ngo baterura basaduraka bamaze kubaboha ngo babajugunya mu itanura.
mutamushirega ngubwira akantu kabaye. Ntabwo Imana yigeze izimya umuriro, ahubwo yohereje imbeho mu muriro. Iyo Imana igiye kudutabara ntabwo ikuraho ibyabanzi badushiriyeho, ahubwo idukiriza muri bisho. Uko Paulo yanditse kiravuze ngo hamwe n'ibitugerageza, hamwe katikati bigihari ibasha kuducira akazi. Ngo bajugunyamo basaduraka bageze mu muriro, umuriro ukora akazi kawo wagombaga gukora. Urabanza uca imigozi, uracagagura imigozi yonyine, hanyuma ngo batembera mu muriro ngo bari kumwe na Kristo. Hashize akanya ngo Nebukadinezari areba marabaza ngo arije twashizemo abantu bangahe, aramubwira ngo ni abantu batatu. Aravuga ngo ndareba bane. Ubundi Nebukadinezari nta nubwo yarasanzwe arota, niwe muntu wa mbere weretswe, ari umupagana, ari umunyamahanga. Aravuga ngo mbonye abantu bane babohowe, rimwe bagenda mu muriro, kabiri ntacyo babaye, gatatu uwa kane. Urareba ku bantu batatu bakwegereye babwira ngo hari uwa kane ugiye kunyiza, hari uwa kane Yesu yohereje mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, muri famiye yawe, aho ukorera, aho ugenda. Umere high five umubwire ngo hari uwa kane ugiye kugukiza. Famiye zarabinaniwe, amafaranga yarabinaniwe, diplome yarabinaniwe, umushahara wabaye muke, ariko kuri uyu wa kane hari uwa kane ubasha. Kuri uyu wa kane hari uwa kane. Umva ikintu cyantangaje, ngo yarashe ararunguruka, ngo aravuga ngo niko basaduraka abagaragu b'Imana isumba byose. Mwakwigira hino tukavugana. Ngo barasohoka, akora ikintu gikomeye, ngo arabanza arubarara, aravuga ngo uhereye none ibintu birahindutse, nta yindi mana i Babuloni izongera gusengwa. Ndagira ngo Imana itungura abanzi bawe, itungura abaturanyi bawe, itungura abamusengana, itungura uvuka. Amen. Ariko nushaka utanyire sana wirata ku muntu kwegera mu bwenge ngo hari uwa kane ugiye kuza. Wahamagaye abantu baragukupa, abantu bakwijeje ibintu ntibabikora, abantu barakubesha babivamo, ariko hari uwa kane. Yakobo abwira Imana ngo nzakubakira inzu, arakomeza aragenda, ageze kwa Labani. Mbere yuko yinjira kwa Labani ngo agera ku iriba, ageze ku iriba ngo asanga abantu baje kuhira amatungo yabo, inka zari zashotse. Ariko ngo habaga iriba ngo ryabagaho ibuye rinini, none ngo bakarindirana abasore bose bo mu mudugudu ngo kugira ngo baze gufatanya gukuraho ryabuye babone uko inka zibona hasi. Hanyuma Yakobo ahageze ngo asanga abahungu b'abanyantege nkeya. Abo bahungu nabo bicara bategereje abanyembaraga, ngo haza umukobwa wa Labani witwa Rasheli, ngo ari kumwe n'umukumbi wa se n'abaje kuhira. Ahageze yikorera amaboko, asanze babahungu b'imbaraga n'abari. Yakobo ngo aramwitegeza amubwira ati niki gitumye umera nkaho uhonze ucitse intege? Aramubwira ngo abahungu bajya bakuraho ibuye ntabari, kandi inka za data ziranyotewe. Aramubwira ngo ibyo nabigufasha, ngo kuraho ryabuye ari umwe. Abantu bose baratangara, baravuga ati ntago bibaho. Iri buye riterurwa n'abantu bangana kuri iyo, umva ubwenge burimo hano. Ntabwo ukeneye abantu benshi. Ntabwo ukeneye abantu benshi kugira ngo ugere aho Imana yaguteguriye. Mbwirira umuntu kwegera umubwire ngo ukeneye umuntu uri mu gihe cy'Imana. Ntabwo ukeneye abantu benshi, ntabwo ukeneye amagambo y'abantu, ntabwo ukeneye abo muri famiye. Hari Yakobo Imana yateguye muri buhurire ku iriba, ngo birindire ibuye ryari ryarananiranye. Uyu wa kane Imana ikumere Yakobo ushobora gukura ibuye riri ku iriba ryawe. Nawe ucuruza wunguka, nawe ubyara uheke, nawe abana bawe babonye amahirwe, nawe wakurira indege, ubonye umuntu ugukurira ibuye, nawe byakwemera. Hanyuma ngo Rasheli atasha abibwira Yakobo, aramubwira ati nabonye igitangaza. Hari umusore waje na yakuyeho ryabuye ku iriba wenyine. Aravuga ati ntabwo bibaho, mugende mu muhamagare. Ngo aramuhamagara, baribwirana, ngo bibwiranya asanga ni nyirarume. Aramubwira ati nyoko
ni mushiki wanjye Rebeka. Ngo baramenyana, aramubwira ngo wijya kuruta ajya mu banyamahanga, guma hano tubane muri uru rugo. Ngaramubwira ngo uzandagirira, hanyuma tuzajya tugabana uko imyaka 7 ibayeho. Amen. Hanyuma ngo haba akora ibintu bibiri, ari uko gukora akazi kugira ngo ahembwe amatungo no gutendera uwo mukobwa witwa Rasheli kugira ngo azamushaka. Imyaka 7 irangiye, Bibiliya iravuga ngo kuboko kw'Imana kwari kuri Aburahamu kubana nawe, kwari kuri Isaka kubana nawe. Ngo yari yaramubwiye ko azajya muhiza ibyaye ibivuga, ngo kuko yaraze ko mu mukumbi we zitabamo cyane. Barara umuntu kwegera umubwira ngo Imana igiye kuguhera abandi baburiye. Abantu bose bafite intero, amafaranga yarabuze, abagabo barabuze. Ninde wababwiye ko amafaranga yabuze? Ninde wababwiye ko abagabo babuze? Ibyabo ntaho bizaja, ibyabo ntabwo bizaba. Ariko wateyala niba wacira. Tuzajya kumvuga amafaranga yarabuze, ubundi yari ahari ryari? Ninde wababwiye? Wari wumva leta ivuga ngo amafaranga yarabonetse? Wari wumva hari umukino ukubwira ngo none amafaranga ariho? Bahora bakubwira ngo byaranze byarabuze. Ariko Bibiliya yarambwiye Zaburi 25 ku murongo wa 3 ngo siko bizaba kuba mutegereza, nta umwinjira uzakorwa. Amafaranga yarabuze, hari banki bibye, abagabo barabuze, wari ukeneye ubundi bangahe? Nyakanyeze ukwegera mu bwenge byawe naho bizaja, byaza mu kwa mbere, byaza mu kwa 5, byaza umwaka urangira. Yabivuze kubikora isabiko. Imyaka 7 igeze, bamuha umukumbi ariko bamwima Rasheli. Aramubwira ngo wa ntabwo twaguha mutoya, umukuru agiranye. Bagira ngo bamuhaye nabi, nabo bamuhuje n'umugambi. Mbwira umuntu kwegera mubwire ngo hari abantu bazi ko bari kukurangiza, naho bari kukubakira ejo hazaza. Hari abantu bakuvuga nabi bakakwamamaza, Imana yahindura amateka. Iyo bamuha Rasheli ntarongorereya, ntabwo Yesu yari kuvuka, kuko Yesu akomoka kwa Yuda, kandi Yuda niwo kwa Leya. Ariko mundebere mu maso mubwire ngo mu kibazo cyawe harimo n'igisubizo, hagati mu kibazo harimo urugamba rukora igisubizo. Abantu bize ari ikibazo n'igisubizo habanza iki? Ntabwo Imana ishobora kuzana igisubizo itaramenya imiterere y'ikibazo. Irabanza ikiga ku kibazo, irabanza ikakireba. Ntabwo ujya utarumva neza ikibazo, ntabwo umenya uko ugisubiza. Imana irabanza ikareka kikaba, abanzi bakabanza bakiyegeranya, ibyo bakura muri Tanzania bakajyayo, ibyo bavana i Burundi bakajyayo, amahembe ikayamenya amazina, yarangiza agakora igisubizo. Donc Yakobo yaragiye guswata yaza gushaka Rasheli wenyine, kuko mu bagore yanagize bamugoye Rasheli arimo. Bibaza umuntu wavuye iwabo yimutse batasha akajyana ibigirwamana by'iwabo. Donc yari umuntu ufite ubuntu bw'akavuyo bw'ubucabiranya, ibintu utapfa kumenya biri aho ngaho. Reba ibaza umuntu wagiye kubyara Benjamini akamwita Benoni, bisobanuye ngo mubyaranye umubabaro. Yakobo aramubwira ngo reka umwana wanjye yitwa Benjamini kuko avuye mu kuboko kwanjye kw'iburyo. Umva icyo bisobanura, icyo abantu bakwita ntabwo ari cyo uzaba cyo, icyo wiyita nicyo uzaba cyo. Amen. Nyakanyeze umuntu kwegereye umubwire ngo kutekereza ni kungana. Niwumva uzakena uzakena, niwumva uzapfa uzapfa, niwumva uzaseba uzaseba, niwumva uzakomera uzakomera. Wate haleluya. Delima Chai draseko Fata Prina Decolasema Tatita lobo Nangoza lo Elima Dila Shelida Mani ramge mfungule visa zao Marokisa Imani guhaye uburayi
komeza Imana icyubahiro. Ugiye gukora ku bantu bane uyu munsi uri kuwa kane, unagira gutekereza ibyo wibwira, ibyo uvuga. Haleluya. Ariko abantu bahana Imana igiye kuganira ibyabo byanyazwe mu izina rya Yesu. Uko utekereza niko uzamera, ibyo uvuga nibyo uzaba. Imana iguhaye inzu y'icyitegererezo. Ndashaka kwibutsa abantu bari hano, ntabwo njye ndi umuhanuzi wo mu mudugudu n'akagari n'umurenge n'akarere, ndi umuhanuzi w'isi. Ndimo ndaguhuza mufata ku rutugu umubwira ngo kutekereza ni kuri. Amen. Umuhanuzi ukuntu buteye muri riteraniro, Imana igiye guhindura stati z'abantu, hakavukire aho ukomoka, amazina bakwishe, ibyo bakuvuzeho. Tujya dusembe mu gace. Ari umuzimu dushaka kumva. Umubwira ngo kutekereza ni kuri, ibyo wibwira, ukuvuga, ibyo ukora ni kuri. Daya sima Jemia Claude Katita laba Meniza ndola bonita Jegri palas yadama Menima Telefode kota Adi Mainikite salamota kotita La venegas Je ne trodema Pritato kitasia denapa Tangole mosida dopa Eligigari La propre passi da squat Jandolo cerebral. Donc Imana irimo iravuga ngo hari abantu 30 ngo ugiye guhagurutsa mu buryo bukomeye kuko hari amabendera aje ku buzima bwabo yo kunesha. Hari abantu 30 Imana ineshereje. Wa mugabo kuwa mbere nk'iki gihe amateka yawe azaba yahindutse babyandike. Haguruka amasaha 72 arahagije mu buzima bwawe. Marayika akaba amaze gukora icyo yagambiriye imyaka myinshi. Niba nashari mwakomeye Yesu amashi ugiye gukora ku bantu 3 ubabwira ngo Yeriko yangiragwa mu izina rya Yesu. Umaze igihe Yeriko, umaze igihe ugenda Yeriko y'intambara, Yeriko y'amarira, Yeriko y'ibibazo. Uyu munsi natumwe n'ubwo acize nawinjira nawusohoka. Imana ikuganishe. Jakobo ngo yarazi yuko azava
yavuye nta kintu azanye ariko Imana imuha umugisha igihe kiragera agaruka mu gihugu aho si matinda ndaza kuvuga ku gihe cy'Abisiraheli bari muri Egiputa mbabwira urugendo rutoya hanyuma tugere yari kureba ibintu biba Imana ibahagurutsa yabwiye Mose aramubwira ngo nanangira umutima wa Farawo kugira ngo abakurikire harabakurikira ngo abakurikira biruhije cyane ndashaka kuvuga ubutayu bw'ibihe bine banyuzemo nihuta kugira ngo tugere Yeriko amen yawe ugira neza ibyukura birahambaye narakumvise none ndakubonye uri yawe ubutayu bwa mbere n'ubutayu bagezeho bavuye ku nyanja itukura murabizi ku nyanja itukura Mose yataciye Uwiteka Imana iramubwira ngo niki gitumye untakira Abisirayeli bakomeza bagende Imana nishobora gukorana n'umuntu ufite ibitekerezo bitagutse amen ubundi ishanga ryero ukuntu mutekereza n'ibyo Imana izakora ntishobora gukora ibi biruta Bibiliya iravuga ngo nukwibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira ngo nkuko imbaraga zayo zidukoreramo singana nuvuga ngo nta gitangaza Imana yakora kiruta uko umuntu yizera amen Imana ibwira Mose ngo niki gituma unakirabwira Abisirayeli bakomeze bagende kandi bari bamaze imyaka 435 baturiye inyanja itukura bari batarabona igabanyuka abwira Mose ngo turacaye Imana iramubwira ngo wowe gusa bihorere cyangwa icyo ndi bukore kuko Mose yarazi ko kwizera kwabo kutabishikira umwihagararire reba gakiza Uwiteka ari bubazanire kuko yarazi ko kubabwira ngo bagende batabyumva kuko si Imana yari ivuganye nabo yari ibwiye we kuko niwe muyobozi yuzwe ibitekerezo bireba hakurya cyamubwiye ngo babwire bakomeze bagende kuko yari abazi harababwira ngo mwihagararire icyo nzi murareba gakiza Uwiteka ari bubaza naratangaye ubundi ku nyanja itukura no hano habaye ibintu bikaze cyane icyambere kuva isi yaremwa niwo muhanda wabayeho wubatswe mu gihe gito kuva isi yabaho Imana yabwiye Mose ngo rambure inkoni gusa umuhanda ngo bambukira humutse ni nka kaburimbo y'ubu mu nyanja habamo umuhanda ukozwe n'ijambo ubwoko miliyoni zingahe zirambuka icya kabiri niwo muhanda wasenyutse vuba kuva isi yaremwa ngira umuntu kwagira ngo kugira ngo ibyawe bikorwe ntabwo bisaba Imana igihe nakanya nkako guhumbya n'iki gicamunsi n'uyu mugoroba Imana yakwiruka Dawidi yaravuze ngo birashoboka ko umuntu yarararira ariko bwaca mu gitondo icya gatatu niwo muhanda wabayemo impanuka yica abantu benshi cyarimo ingabo zose za Farawo usigaje Farawo wenyine zose ngo zaroshwe mu nyanja Miriyamu abibonye aririmba aravuga ngo nimurebe Uwiteka uko nari mwiza ifarashi n'uwo yari ihetse abiroshe mu nyanja icyaka niwo muhanda wubatswe n'umukozi umwe n'igikoresho kimwe Mose n'inkoni gusa abo muyede habice ntabwo ukeneye abantu benshi impano yawe ni inkoni nawe uri Mose wagerayo mu izina rya Yesu ubutayu bwa mbere banyuzemo n'ubutayu bwitwa Imara Imara birasobanuye ngo n'ubuzima busharira nta muntu n'umwe ushobora kugera i Kanani atanyuze Imara utarakubitwa ntibivamo Imara ni hahandi ubuzima bubika bukanga Imara biba bisharira ntibikubuze kuzura umwuka wera ariko ukaburara ugasenga cyane abizera basha bagasubizwa uhari mugabo ndacurizaga ubunyobwa witwa John kuko defense zarabonye banyambura kabase banyambura isutasi kiro cy'ubunyobwa cyaranguraga 250 kikavamo 400 tukaverisa 100 ukihemba senkani wabonja cyane wowe ugakuraho warwanaga n'ijana rya boss babonye kare mu gitondo ibiro 2 ntara ndagendera mu bwani babonye ambuye ati buki inyuma y'urusengero mubwire ko byagenza zinga ishati nk'uko nabikoze ebyiri nziza ariko mu bitekembera kandi ugira amahirwe atusanze repetition yatangiye ati yuza kuza kare mba nkweretse arambwira kuko nabagi bahita mbwira ati kandi ndakwirukanye cyaka wundi bugenda habura buri umuntu uzakubwira ngo Nyamata ni ntoya nuko abafite ahajya hano hose hakubana hanini udafite ahujya ndeba Kigali ubwo butangiye kwira mbora hano nerekeza
ndagenda ndeba abanyamasengesho twasengana narabwa ariko mwaje tukajya ku musozi ko nkumbuye gusenga mpita mbahimbira amateraniro atarasanzwe bahita babyumva tujya ku musozi tugezeho nshiramo amakorasi hari harimo mishe ninjye bajyanye abantu bose Imana irababwiye nta kintu mbwira bitagobwira Imana yatubonye muze dutaha turamanuka tugeze mu nzira niyumvirije shwiri rambwira ngo nduwiteka Imana yawe ariko Imana ndekunda muzi ko igihe cyose ivuze uhita wumva ihumure kizakubwira ko ari yo wumva umutuke irambwira ngo nguhaye ijambo ntabwo ari byo nagusabye njyewe mfite ikibazo cy'ibyo naho kuba ijambo ry'iki ndimaze iki ndivugire reka mbabwire uzi ko hari ibintu dusaba Imana irambwira ngo impaye ijambo ndababwira nti urebe undi uriha njyewe ndashaka ibiryo naho kuba buraca mu gitondo umuhungu twabanaga aho muri korali arambwira ati rero mu mujyi bandangiye ahantu akazi muri quartier commercial waje tukajyana tukareba ko baduha akazi turagenda kuwitwa mu mashema uririmba muri Hoziyana mu Gakinjiro tugezeyo yari afite restaurant nini turamubwira ati twaye tuje gusaba akazi ati karahari ati wowe ukiri muto uzajya uhata ibirayi uyazaba umuseriveri barakaduhaye yagaburiraga Rwanda Revenue akagaburira bamwe muri tender board abantu benshi bazanaga nk'ibiro 300 turi buhate ku munsi wa mbere ntangira kwitema aranyitegereza ati urabona uzagashobora ndamubwira ni nyine nzapfa kugerageza hambwa ati ubundi busanzwe ukora ikintu ndasenga atoke ati hari harimo icyumba nkakiriye atogiye kuzajya atubwongiye kuguhindurira post ugiye kujya mari uzajya usengera abakiriya ni nta kibazo nazaga mu gitondo saa 10 mbwira umuntu kwagereye umubwira ngo Imana igiye gutangira ibisubizo ikirere n'amavuta reka ndafashe saa 12 nabaga nageze mu cyumba ngasenga Mana mu izina rya Yesu ndahamagara abakiriya badafite gahunda base no nakumva je nkongeramo imbaraga mu izina rya Yesu debotaka ngasenga cyane kugira ngo abone ko ndi seriye sizabyibagirwa hari kuwa kabiri mu gitondo mwavuze ngo haleluya ariko mumere high five mubwira Imana igutungure muri iri teraniro wabona Imana igutunguye mama wabona igutunguye papa wabona ibatunguye abaturije haleluya ari saa 7 haza umukozi w'Imana witwa Joseph azaje gusuhuza mama Shema ngo nanjye ndi mu cyumba ndi gusenga ariko abantu barangaye mu ndebe amen birabishe ndekeraho aza kundeba aza kureba mama Shema aburahana mwakirira kubera abakiriya benshi saa 7 amuzana muri cya cyumbi wanje hamwe mbare ndimo nsengera abakiriya ngo baze noneho Joseph no mama Shema azana Joseph kugira ngo amusengere nk'umuhanuzi naho Joseph Imana ntiyamutumye kuri mama Shema irimo irankorera connection ahageze aranyitegereza ambona mu mwuka ndagira ngo mubwire abantu bakwibeshaho abantu ntibamenye kuri zahabu abantu ntibamenye gufite agaciro ndagira ngo muri iri teraniro Imana igutwikurure sema haleluya Joseph aramubwira ati ntabwo ari umuntu ufite hano ati ni umukozi w'Imana ukomeye ati Imana iramumishuriye ati kandi niba bishoboka ateje uzamarira umume azinyarugenge aganira ijambo ry'Imana habaga icyumba kwa gatatu gikomeye mama Shema ati nta kibazo azaze ati nta kibazo mugabo yari yaramaye ipantaro yapimaga 140 yavuga ni ipantaro rero itangwira neza reka njya kwigabanyisha ijabo riyo nzambara banyishiriye umuteri witwa Claudine twasenganaga afata imetero yisubiza mu ijosi ngira ngo agiye kumpima arambwira ngo maze imyaka 20 ndoda ntabwo kuva mbayeho nari nagabanya umwenda ungana gutya ku buryo wakwira umuntu ungana nawe mumera Imana amashubo narabyibushe naga ari gutya nagana komera Yesu amashabo yagiriye neza arambwira ati ibintu bishoboka mu mwuga ibyo nize byabashika no kugabanya uburebure gusa ahandi ukazajya wirwariza ubundi yo nabaga magaze gutya bagira ngo ni jipe kirote wabonaga kari ipantaro nuko ngize nka gutya abariyo njyana noneho Joseph ambonye n'ukuntu nsa abona ntari bume ijambo rikaze kandi ntari bunansubizeyo yampamagaye arambwira ati ngiye kuguha iminota 5 uvuge nta kibazo iminota 5 yo gufungura ngihagarara ku gatuti numva ijwi rimbwira ngo uvuga zaburi zose reko ndafashe ngo nimvuge zaburi kuko
iminota 5 ntago nari gufata topic ngo njye gusobanura here kuba yashize ndabwa ngiye kubabwira Zaburi impera ko ya mbere hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yabo kuko urumva nirirwaga mu cyumba nsoma nari narazifashe zose ry'itanu ntagare muzazabanya ntica nabo gamaze gukubita nzivuga nk'imashini iri kudoda ngeze ku ya 6 abantu bazi urusengero rw'inyarugenge bari barasenye igice cyo hepfo hatareshe abo hepfo barahaguruka bati ntabwo turi kumureba bati nahagarare ku meza baba bankuye hasi mbwirira umuntu kwegereye ubabwira ngo nawe uzakumanura ndihagarara ku meza gutya numva ijwi rimwe numvise ndaryumva rya jwi nigeze kumva bari ku bantu batatu ubabwire ngo nawe Imana iguhagurutse mu izina rya Yesu Imana igusahura Imana jya Zaburi ndazivuga tuzamo Zaburi ndazivuga ngeze kuri Zaburi ya 12 vuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubaba bagusuhuza umutima k'umukene none ndahaguruka ni kubiteka vuga ndashira mu maho Joseph arahaguruka arambwira ati nkongeye iminota 10 Zaburi ndazivuga ngera ku ya 25 vuga ngo siko bizaba kuba mutegereza umugabo we kamuga witwa Eduard niwe bari batumiye kwigisha ijwi riramubwira ngo uyu munsi ntabwo nagutumye iminota yose bari kuguha gihereze sugira avuge arahaguruka aramagarika arambwira ngo Imana irambwiye ngo sinigishe isaha nari gukoresha ndayiguhaye ngiye kubona mbona marayika iburyo n'undi bumoso Zaburi none nzireba kuri taburo hari ndasivuga ngera ku ya 50 ivuga ngo Imana yazizaza yeguceceka Joseph barasohotse ahamagara mama Shema mabuje aramubwira ati ngwino kabaye ati ntabwo ari umuntu biwawe ni marayika ngwino urebe ubwo abadamu bari kurira abandi bari guhamagara abandi mu cyahafi mu Gitega mu Biryogo muri commercial na Mateus ati muzi Nyarugenge hari marayika w'umwana Imana yazanye abantu barahuru kize kuri Zaburi ya 91:14 vuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo zamukiza representa wacu ibiro bya DPR byari bikiba mu gacinjiro abashe kuri office hageze abantu mu madirisha abandi bari kurira polisi yo mu mandi irimo yirukana abantu babaye ambutiyaje ati byagenze bite bati Zaburi yakoze ati Zaburi donc abantu bari bacitse ururondogoro bose barimo bavuga ngo Zaburi mbwirira umuntu kwegereye umubwira ngo ikintu Imana igiye gukora kigiye kugusobanura kigiye kukuvuga aho utakwicara aho utajya aho utemerwaga yinjira mu rusengero Ropereza asanga ageze kuri Zaburi ya 93 ivuga ngo amazi y'amazi menshi muramukomeye w'inyanja witeye kuri hejuru abirusha imbaraga abona amahagaze ku meza aravuga ati protocole noneho ni bwoko abantu bose bati Zaburi mushumba ati byagenze biteza tumuntu aratwishe na Zaburi aravuga ati ngewe kubw'ububasha mpabwa n'amatorero ya Pentecote mu Rwanda nahere ku ya mbere nanjye nzumve pana kumbwira ngo Zaburi gusa nahere kuri iyo ya mbere nanjye nzumve ati uyu munsi naho ndi muvuga butumubwiriza asoza muhita mutaha tubira ku ya mbere mbwirira umuntu kwegereye umubwira ngo hari agaciro gashasha ugiye kugarurirwa hari icubahiro maze kwigisha radio y'umuco yari maze iminsi 2 itangiye boss wa radio y'umuco witwa Maurice yari yaje mu materaniro asaba Joseph ko twahura tukavugana arambwira ati ejo wazaje ukabwiriza kuri radio ndamubwira ni jewe rero mfite akazi nkora sinjya mboneka ariko mabuje ari hano keretse umunsi abiyurihuye abahamagaye mama Shema kubera gutinya boss no kubona abantu barimo bamvugisha ahinduye stati yanjye ati uyu n'umwana wanjye ati uyu n'umwana wa mbwira umuntu kwegereye umubwira ngo izina ryawe rigiye guhinduka ariko wateye haleluya ibintu n'ibiki Imana igiye guhindura stati yawe icyakabiri Imana igiye guhindura profile yawe abwira mama Shema ati ejo uzamumera urushaze kuri radio urusha araruma njya kuri radio ngezeyo Imana impa amavuta nigisha gutegeka kwa 2:14 Imana kugaburira amanu mu butayu basogokuruza batigeze kumenya kugira ngo ikugerageze gucisha bugufi ibone ukuntu izakugirira neza none abantu bambonye Nyarugenge barahurura baza kuri City Plaza bati ntabwo ari umuntu ni marayika kandi ndacyambariye ya panaro yanjye ntabwo ibintu birahinduka
ikikurimo kiruta kugaragara ubuze cyahishuye. Vuye kuri radio umuntu arampamagara kuri telefone ya mama Shema niyo nari yatanze, arambwira ngo mu gitondo nsanga ku Kinamba hari ikintu Imana imbwiye kugukorera. Ndamanuka ngiye kumureba, arebye ukuntu nsati ntabwo ari wowe numvise, cyakora mvuze apfa kubyemera, nisobanuye cyane arabyemera. Igihe kirageze ntuzongera kwisobanura, Imana igusobanure. Anjyana mu mujyi kwiduka bita Via Casa, angurira costume ebyiri n'inkweto zazo n'ibintu byose. Ubundi bavuga costume bavuga ishati, cravate, umukandara, isaha, sogisi, inkweto byose. Anjyana kuri Ben Telephone, angurira telefone tw'abagore beza. Ku mugoroba njya mu materaniro nambaye ikote na telefone nashize hano. Ubwo gusubira kwa mama Shema urumva byahindutse. Noneho ubwo namaze kugira ba mama benshi. Igihe cyageze umuntu abyarwa n'abantu benshi, ba anti, ba mami, ba dadi. Ndagira ngo Imana iguha abantu bagutetesha, baguha keya, bakwibagiza kuri imfubyi. Imana iguha umugabo ukwibagiza ko warushe. Imana iguha umugore wavuze ngo amena. Kuva ubwo abantu bahamagara nyiri radio baramubwira bati uwo muntu abuzeho uzabifunge ntacyo bizaba bimara. Arambwira ngo byashoboka buri wa kane ukajya wigisha. Avuga nta kibazo. Arambwira ati rwose tuzatugwemba 50 ariko tunakwishurira usubire mu ishuri. Ni sawa. Ubwo mitajya kuba kwa mama Kristiya mama Musha mama Shema urumva ntago twari gukorana ibintu byari byamaze guhinduka. Nkajya ku ishuri ngakora n'ikiganiro nandi bumva ku butayu bwitwa Imara. Imana abasharira mavuta nta gufata, abantu bakuvuga ibintu byashire bagahimba n'ibindi, kandi icyo gihe ntiwisobanura. Uzi ko nagiye gusenga nambaye iyo costume mu diakona kansohokana njyana nyuma rusengera avuga ati tubwira ahantu wibye. Ntabwo niba batirago ukuntu wasaga n'ukuntu uri gusa ntabwo bihuye. Ndamubwira ngo ibyo Imana yabakoreye nanjye yabinkoreye. Bwira umuntu kwegereye umubwira ngo ibyo Imana yakoreye abandi nanjye nzabigukorera. Imana ni data. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu ntatuzi, Isiraheli ntabwo atwemera, ngo ariko Imana ni data wa twese kandi mwiza. Imara biba bikaze cyane. Bavuye Imara bageze ahantu hitwa Elimu ngo basanga amasoko 12 n'imikindo 70. Hangaha ni ahantu tuba turi mu butayu ariko Imana ikaduhisha abantu ntibamenye uko tubayeho. Umuntu akaba yakubwira ati sister wangurije amafaranga kandi udaheruka n'igihumbi kubera iki uri mu mikindo. Hari ukuntu Imana iguhisha ikaguha ubwiza busaga. Imana reka kangoresha ijambo. Imana ikanga kuguteza abantu ikagukavaringa bakajyayo bikaba Imana yahishe bavuze ngo amena. Ntabwo mubyumvise wata abantu Imana yahisha Frodi, ariko uzi ko yagiye iduhisha. Imana yagiye iduhisha nama zabaye z'abarozi, za ruswa zatanzwe, abantu baduhaye iminsi, baganga badusezereye, abantu bavuga ngo turebe Imana basenze. Imana ifite ukuntu ihisha abantu ba abahita Elimu. Umuntu yahishe zamure haleluya. Imana mwebwe ntago mubizi hari ukuntu Imana ihisha umuntu itagira ngo nuko ubukwe bwawe abantu bari babwishimiye. Ariko mbwira ukuntu ujya kwa muganga kubyara igitanda wabyariyeho abandi baceguyeho kandi muganga atahindutse n'igitanda kitahindutse wabisobanura ute? Iyo tugezeho tuba muri rya jambo rivuga ngo uba mu bwisho bwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora. Hirya ya Elimu bageze ahantu hitwa Imara. Sorry bageze ahantu hitwa Imowabu. Noneho ni cya gihe tuhura n'abanzi bacu, abantu baturwanya tubareba bya nyabyo. Baraci agahamagara Baramu agashiraho n'ibiguzi, intambara bakazishyira hari ureba bakakurasa ureba. Hani igihe abanzi bacu baba bagaragara bitakiri ibanga. Abahitimo wabo niho mvuye batanze n'ibiguzi, niho mvuye ijugujugu guca ku matwi masasu bakurasa amagambo. Hari rata se ntago muzi ko yakuyemo inda, hari yemera se ntago mwamenye ko ubukwe bwe bwapfuye. Abanzi baba bari ku musozi tubareba. Abahitimo wabo
hana nubwo mpatinda hirya y'Imowabu no butayu bwa kane bita Kadeshi Baruneya. Kadeshi Baruneya haba hari umucanga utwika ubuzima ari kandi bimeze nabi, ariko muri ubyo bihe tukaba twumva ijwi ry'Imana. Imana ibivugana nawe. Kadeshi Baruneya nubwo biba bikomeye bite, duhumurizwa na yaravuze, tuba dufite icyo Imana yavuganye natwe. Niko Kalebu yabwiye Mose, aramubwira ngo niba Uwiteka twishimira, hari icyo yatuvuzeho, bizagenda neza uko byamera kose. Abantu bavuganye n'Imana bayimpera amashini mu nda. Ubundi ku isi abantu bakwiye kugukanga ni batatu. Umuntu wa mbere ni umuntu ugifite imyaka yo kubaho, ukiri mutoya. Burya umuntu wese warengeje imyaka 50 ajya atangira kwiga kwitonda, bari mu cyakabiri cy'ikinyejana. Bari masezera abantu. Umuntu ukiri mutoya ugomba kujya umwubaha, kuko aho utageze yahagera akanaharenga. Umuntu wa kabiri ni umuntu wize. None umuntu yarize no kavuga ngo ni mugenzi wawe, ngo baze ngo yize ikize ko adakora, muratandukanye. Umuntu wafashe imyaka 3 ya materineri, kongera 6 ya primaire, siba 9, akongera 6 ya secondaire, siba 15, akongera 3 ya kaminuza cyangwa 4, hafi imyaka 20, ntago ari mugenzi wawe. Hari nami ishobora guterana bagakenera urupapuro. Bwana sifiwe. Kandi kindi, umwana wawe nabo wanyuma ntukamukure ku ishuri, kuko nta buri cyazazi. Ashobora kutazaza imibare ariko azi gutera ipasi. Hari abana duturanye, umwe yabaye wa mbere ndabo wa nyuma. Isavuye kubafata asanga bari kumwereka bilete, ahita areba iyo wa mbere arabahobera abanyuza muri supermarket. Yari yabemerera amagara ahita yabagurira. Ageze mu rugo batuma bilete kugira ngo arebe uko bagiye batsinda amasomo. Asanga umwe yabaye wa mbere undabo wa nyuma guheruka. Abazo wa nyuma ati nakugurira igare n'ukuntu wabaye wa nyuma. Ati papa towe ntabyoze. Ati ngiye na mukuru wanjye twarabigambanye, dufata biriya byana byose turabitangatanga. Abo wa mbere mbu wa nyuma, ubutaha tuzagurana mbu wa nyuma na wabo wa mbere. Ati iyo gahunda niko izabimeze. Mbwirira umuntu kwegereye umubwira ngo ibintu byose bikorwanye tugiye kubitangatanga mu izina rya Yesu. Abadayimoni, abarozi, intambara, inyatsi, karande, ibyago, amakuba. Amen. Kumva ijwi ry'Imana. Bageze Kadeshi Baruneya, ndi utamena abantu mwaye. Kadeshi Baruneya, Mose atuma abagabo 12 babwira ngo mujye gutata igihugu cy'Ikanani. Murebe ibintu bitanu, cyambere murebe niba kera, cya kabiri murebe abagituye, gatatu niba ari abanyamaboko cyangwa ari abanyantege nke, cya kane murebe ingabano zacu, cya gatanu mugaruke mumbwire. Ngo baragenda bigabanyamo ibice, baragenda batata igihugu, bahuriraho bavuganye. Bahuye bahana amakuru yuko babibonye, barasa bageze imbere ya Mose. Mose arabwira ati ngo mutubwire amakuru imbere y'iteraniro. Ngo haguruka umugabo aramubwira ngo ibintu byose wadutumye niko biri, igihugu kirahari, kimenyetso dore n'imizabibu yacu kirera pe, ariko twabonye abagabo, rimwe ni banini, kabiri ni barebare, gatatu twabareba tukabona tumeze nk'inzige. Hahita haza undi mugabo uzi kuvuga inkuru neza, tuyarabikubwira nabi Mose, reka nkubwire, maze nabo bavuze ko turizo kandi ntabwo bavuganye. Ubuse wajya gutata ukabaza umuntu ngo urambona ute? Bari bafite umudayimoni w'ubwoba ubahimbira ibintu akabibemeza. Ibaza umuntu w'umugabo kuvuga ngo bavuze ko turi inzige, nanjye nabonye mbese nkazo. Bibiri navuga ngo umugabo witwa Yosuwa ngo ashishimura imyenda, aravuga ati abagabo Mose ibyo bavuze nibyo, ukurikije uko basanzwe batekereza. Ubundi nushaka kumenya umuntu imbaraga ze cyangwa ubwenge afite, uzareka avuge. Buryo umuntu ashobora kuvuga ari muremure bikamugira igikuri, abantu bakavuga ati ikintu kiresha kuriya nicyo kivuga ibintu nka biriya. Ariko umuntu ashobora kuvuga ari mugufi, abantu bakarunguruka ngo bumve uwo muntu kubera ukuntu aremereye. Umuntu ashobora kuvuga nanutse bikamubyibusha, undi akavuga byibushe bikamunanura. Bwira umuntu kwegera umubwire ngo ujye uvuga ibintu bikomeye mu izina rya Yesu. Sana hari umuntu ujya gusenga, Mana warantaye, Mana warandetse. Iyo uza kuba wowe, iyo uza kuba ngenge nk'aba wowe wari kubijya ibyo bintu
nta kintu biza kubwira Imana, uri kujajwa gusa, wabuze uko ubigenda. Ubundi abantu bazi gusenga nta nubwo babwira Imana ibibazo bafite kuko irabizi. Bibiliya ivuga ngo utarabumbura akanwa ibizi ibyo wibwira mu mutima. Ahubwo abantu bazi gusenga babwira ibibazo Imana yabo, bakabwira ibibazo bati erega wowe ntabwo ukomeye, ejo bundi kanseri yakize duhari, urabona ibicurane bigoye, ukaganira n'ibihe. Amen, amen. Yosuwa ngo na Kalebu barahagarara baravuga bati twebwe ibyo abagabo bavuga nibyo ukundi ni nako batekereza, ariko twebwe ukuntu twabibonye twibutse ibintu Imana iherutse kudukorera. Yadukijije Farawo kandi ntiyari yoroshye, itwambutse inyanja itukura n'amaguru, idukiza Barashi umwami w'Imowabu, idukiza abami n'abatware twahuye nabo mu nzira. Baravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana mu gihugu kandi abanake tuzabarya nkuko umuntu arya umutsima. Mose ati muhagarikiraho. Ubundi Mose niwe wajyaga mu ihema wenyine, aravuga ngo sinirirwa mbibaza Imana, singombera kurota cyangwa kwerekwa, muze mbajyane mu ihema, nimushake mugweyo, ariko uburyo muhamije Imana ntabwo nabyihererana. Ngo abakura mu bandi abazana mu ihema, ngo hageze asanga Imana yari bikeneye, ngo irahari, iramubwira ngo kora akazi vuba kugira ngo ibintu bihinduke hakiri kare. Icyambere, wowe Kalebu mwene Yefune nta kintu bari kuzaguha mugeze Kanani, kubera ko uri umunyamahanga bari kuzabura umuryango bagushiramo bakakurya ntibagire icyo baguha. Ariko umusozi wagiye wo witwa Heburoni ndawuguhaye ubu wawe ho gakondo. Nibahashira borune abantu bakagima ko impamvu ufite ubutaka bunini, bazahashira icyapa kivuga ngo yomatanye n'Uwiteka mu butayu. Ugiye kumbwira umuntu ko yagira umubwira ngo nuhamye Imana nawe izaguhamya. Igeze kuri Yosuwa iramubwira ngo ubone murabizi Imana yari yarabwiye Mose ngo ikimenyetso cy'uko uzabageza i Kanani nuko uzabagezayo. Hari abantu bajya mu mwuka ntabwo Imana yivuguruza, yes ntabwo yivuguruza ariko irigarura. Yabwiye Eli ngo nari narabivuze, ariko nanone ndavuze ngo ntibikabe kuko unyubaha ari we nzubaha, unsuzugura nzamusuzuguza. Hari abantu dutera ubwoba uzi ibintu Imana yamvuzeho birahari rwose, ariko uburyo witwara bishobora gutuma biba cyangwa bikimuka. Ibwira Yosuwa iramubwira ngo ni wowe ugiye kwambukana abantu ukabajyana mu gihugu nkuko nabivuze. Jambo rya mbere, Mose agukorera ibintu bine ngiye kugusabira muri iri teraniro. Kimwe, abanza kugabanyirize ku cyubahiro, kubera ko bari bazi ko Mose Yosuwa ari umugaragu wa Mose, ntabwo bari kumwemera. Ndagira ngo Imana ikumpera ikintu cyemeza abantu, ntabwo uri kunyuma. Imana ikumpera ikintu kigira gute cyemeza abantu, kuko barakuzi. Niyo ugiye kuvuga bati so kwa runaka ariko basengera ntitumuzi. Rero Imana ikumpera ikintu cyatuma abantu bakwemera, umugabanyirize ku cyubahiro. Icya kabiri, umwereke iteraniro kugira ngo nabo abantu bamumenye, bamenye ko yabaye umuyobozi. Icya gatatu, umushyira umutambyi Eliyazari mweze. Icya kane, umuhe amategeko, igitabo kirimo amategeko kugira ngo ayobore ubwoko bwanjye. Uko niko byagenze Yosuwa ayobora abantu mu bice bitatu. Rero aho twasomye Imana ibwira Yosuwa iramubwira ngo ejo muzambuka Yorodani. Bamaze kwambuka Yorodani baje kugera ahantu hitwa i Yeriko. Bibiliya yavuze ngo hari yakinze kuko batinyaga Abisirayeli. Ubwo byarahabu nabisimbutse kugira ngo nsenge, nta winjiraga nta n'uwasohokaga. Imana ibwira Yosuwa iramubwira ngo nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zawo. Kugabizwa n'iki? Ni uguhabwa ikintu utari ufiteho uburenganzira, ukagihabwa utakivunikiye kandi ukakigiraho uburenganzira busesuye. Umva ubuhanuzi, ibintu byavunnye abandi wowe bigiye kukorohera kuko wabiha. Haleluya! Ndashaka guhanura ubuhanuzi bukomeye, umuntu wese nahaguruka. Ntabwo nshaka gutinda, twumve n'abandi bakozi b'Imana. Ayi baba, ndagira ngo Yeriko yawe urayizi uko imeze, wenda n'indwara, wenda n'imibereho, wenda n'inzu ukodesha, buri wese agira Yeriko ye. Ndashaka ko ufata umunota umwe ukavugana na Yeriko, ukayibwira ngo Uwiteka yambwiye ngo uyu mugoroba urakurwaho, uyu mugoroba urava imbere yawe. Mbega ganira na Yeriko yawe, ugibwire ngo wanyihebesheje kenshi, wanteye ubwoba igihe, ariko ndiho yambwiye ngo uyu munsi
birahinduka. Hanyuma ngo ubuhanuzi bwawe buri mu magambo 7 nsoze. Mana mu izina rya Yesu urizerwa mu byo uvuga. Jambo ryawe rimanukiye kuri uyu musozi. Uravuze ngo nubwo nta muntu winjira nta nusohoka utugaruje ariko umwami waho n'intwari zaho. Jambo ryawe ryatubwiye mu Byeshuwa 3:7 ngo uruwera kandi ukuri ngo ufite urufunguzo rwa Dawidi ngo uracinga ntiyagira ukingura kandi iyo ukinguye ntawe ukinga. Bwira Yeriko yawe urayizi, tangira usenge, vugana na Yeriko wirwaneho, vugana na Yeriko wirwaneho. Bwira Yeriko ngo Uwiteka Imana yanjye iyabanye nanjye mu butayu, iyandwaniriye intambara zikomeye, iravuze ngo urakurwaho, wandwarawe, waba ukenewe, wanambarawe. Bwira Yeriko yawe. Bwira Yeriko iri imbere yawe, bwira iryo deni, bwira ibyo biterwa n'amahembe bigutera, bwira izo ndwara zidashira, bwira ngo Uwiteka ukisema ndio ndani yaweza nagira ngo utangire usenge, usigaje iminota 5 yo gusenga. Senga ubwira Yeriko, ubwira intambara ziri imbere yawe, ubwira ibibazo biri imbere yawe. Nagira ngo banegekere iyo miryango, abantu barimo bagendagenda bitwihanganye, tugiye gusenga, turimo tururutsa ijuru, turimo tururutsa ikirere cy'Imana. Hari ibintu bigiye kuba, hari ibintu bigiye gukorwa, hari ibintu bigiye gukorwa. Ndagira ngo umuntu wese azamure umutima uhumirize ku maso yawe, utangire uvugane n'Imana. Aka ni akanya k'ubusabane, aka ni akanya k'umudendezo, aka ni akanya ko guhura n'Imana. Abantu bicaye bahaguruke, utangire ubushoboye wanagendagendamo, tugiye gukora isengesho rikomeye. Kandi usenge ntabwo wumva, senga cyane, senga ubwire Yeriko, kandi ubwire Yeriko, uyibwire amagambo akomeye, ubwire ngo Imana iri mu ruhande rwanjye, ubwire ngo Imana iri kumwe nanjye, ubwire ngo Imana igiye kundengera. Zamura amaboko yawe yombi usubire muri sengesho, amaboko yawe hejuru cyane. Bwira Imana ngo ndatsi, bwira Imana ngo uri mu ruhande rwanjye, bwira Imana ngo niwe washimishira, bwira Imana ngo niwe wagarura. Mana uri mwiza, wowe watubereye Sabato nziza. Bwira Imana ngo ni wowe niringiye. Abantu barabinaniwe, famiye zarabinaniwe, amafaranga yarabinaniwe, ariko Uwiteka akwiringiye. Wizeye
bazenguruka bacecetse. Fata amasegonda 30 uzamura amaboko tuze gatoya. Niba hari indwara urwaye igiye kukurekura mu izina rya Yesu. Ijambo ryose ry'umuvumo wavuzweho rigiye kugukurwaho. Ikintu cyose cyari kibangamiye ubuzima bwawe kigiye kubangamirwa n'amaboko y'Imana. Imbaraga zose zakurwanyaga Kristo yaziribatiye ku musaraba. Ugiye guhura n'ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Ntabwo amahanga uzayaguza, ahubwo amahanga azakuguza. Abana bawe bazonka amashereka y'abami. Ikirere cy'ubumana kiragukingukiye mu izina rya Yesu. Ndabona inyenyeri yawe yongeye kwaka nubwo yari yarasimye. Jesus. Tuza wowe, zamura amaboko tuza. Hari ibintu birindwi ugiye kwakira muri iri teraniro bikomeye. Bigiye kubana nawe muri aya mezi 6 asigaye kugira ngo umwaka urangire. Icyambere, Imana iguhaye igikundiro. Imana iguhaye favor. Guhera uyu munsi amaboko yose akwakire. Aho uzinjira ujye wemerwa mu izina rya Yesu. Abakuvuze nabi bakuvuge neza mu izina rya Yesu. Imigisha yo mu birere bine igufungukire mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha amajya n'amazi mu izina rya Yesu. Icya kabiri, acira igitinyiro cy'Imana. Bibiliya iravuga ngo nzakujya imbere ntatanye amahanga ari imbere yawe, kandi nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere. Haleluya. Imana iguha igitinyiro. Abarozi bagutinye, abadayimoni bagutinye, inyatsi zigutinye, karandi gutinye, abakwanga bagutinye, impanuka zigutinye mu izina rya Yesu. Icya gatatu, acira kurohoka ku ndwara zose. Indwara zikomeye n'izoroheje zigutinye mu izina rya Yesu. Icya kane, acira ubukire. Icya gatanu, acira kwagurirwa imbago. Icya gatandatu, acira ubusabane n'Imana. Icya karindwi, izina ryawe ntabwo rizava mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye gutera haleluya zirindwi. Buri kintu urajya ucakira mu mbaraga, haleluya y'imbaraga. Uko ibyo bintu mbivuze ari birindwi bigiye kukubaho mu izina rya Yesu. Byakirana imbaraga. Haleluya. Haleluya. Tugiye gukurira Imana ubwatsi. Sawa, twagiye.